Yes, bakunzi ba Eagle TV show turabasuje aho muherereye hose mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali. Tutibagiwe kandi namwe wa diaspora mudukurikirana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ni episode twatumiye umubyeyi kugira ngo tuganire nawe mu buzima busanzwe cyangwa se mu nama zitandukanye. Turagira ngo abanza bibwire abasuhuze ababwire ninde, wenda hari abari basanzwe bamuzi hano kuri Eagle TV ariko uyu munsi yagarutse ngo tube tuganira nawe. Uraho neza mama? Ndaho neza ndashima Imana. Umeze neza? Meze neza. Yego. Nanone wakwibwira abakunzi bacu badukurikiranye umunsi ku munsi kugira ngo tuze kuganira bakuze. Murakoze. Nitwa Mukarusanga Speciosa, ndi umumama ukuze w'abana 6. Ndashima Imana cyane. Ubushize tuganira watubwiye ko mu bintu wumva ukeneye cyangwa se ushaka ari business cyangwa se gukina film. Ndagira ngo uyu munsi ibi bintu ko ari babiri tuze kubiganiraho kandi nyine uze kuduha imvamutima zawe tubwize ukuri nyine twumve nyirizina niki wumva nyine wowe ukwifuza kwawe gukeneye. Sinzi muri ibi bintu ko ari bibiri wowe niki wumva wifuza kurusha ikindi? Ibyo bintu ko ari bibiri, ari business cyangwa gukina filime, byose ndabikunda. Ni iki nyine wumva wowe kiri priority kuri wowe? Cyane cyane cyambere no gukina business kugira ngo ngere ku iterambere. Tuganire kuri business. Kuri business nta kibazo. Ubundi se mu buzima busanzwe umeze neza nta kibazo? Nari meze neza n'ibyo ngibyo ndashima Imana. Urashima Imana? Ubushize se dukorana ikiganiro wavugaga wumva ufite ubwoba, hari feedback cyangwa se abagusubije nyuma yuko babonye ikiganiro twakoze, hari ingaruka mbi cyangwa nziza waba warabonye zacyo? Ku kiganiro twagiranye cyari ikiganiro cyerekeranye n'ubuzima nagiye nyuramo, mba nta kibazo nagize, nta ngaruka mbi zabaye bose, ahubwo numvise bitumye nduhuka umutima. Niyo mpamvu nifuje kongera kugaruka. Nuvuga ngo kutuganiriza byatumye wumva uruhutse umutima wawe cyane, uhitamo kwifuza kuba wagaruka tukongera tukaganira cyane. None reka wenda duhere kuri iki kijyanye na business watubwiye, kubera iki wahisemo kumva ko wakora business? Cyatumye numva mbyifuje kuba nabikora. Burya iyo umuntu afite ikintu akora, no kubera ibibazo by'abana baba bari ku ishuri, byatuma umuntu yishyura neza, ntitujye tujyamo ibirarane, noneho no kwishyura inzu ugasanga n'ubundi bigenda neza nta kibazo. Niyo mpamvu rero numva ndamutse ngiriwe nk'ubushobozi nakora ibintu bya business. Wakora ibintu bya business? Okay. Yego. Urifuza kuba wakora business. None se business wakora waba warayitekerejeho cyangwa se haba hari iyo utekereza kuba wakora? Igihe cyose ndayitekereza. Numva nakora business y'ubucuruzi. Yego. Ubwo nibwo bwoko bwa business wumva wakora? Niki cyaguteye cyangwa se n'icyaguteye gutekereza igitekerezo cyo kuba wakora business? Niki cyabiguteye? Ikintu cyabinteye kugira ngo mbitekereze gukora business, kera tukiri kumwe n'umutware wanjye n'ubundi twaracuruzaga tukabona amafaranga. Na n'ubu rero numva mbitekerezeho, numva mbikunze cyane, numva n'ubundi nabikora nta kibazo. Ni ibihe bikoresho cyangwa se ibindi bikenerwa by'ingenzi wifuza kugira ngo wowe watangira business? Ibintu by'ingenzi cyane cyane ni igishoro. Burya mbonye igishoro nakora nta kibazo. Ibikoresho nyine tubwira ibikoresho wumva ukeneye ni ibihe? Numva nakora business y'ubucuruzi, nkarangura nk'ibiribwa, nkaba mfite ibintu urumva ko igishoro nyine kivamo ibikoresho, imunzani, ukarangura imiceri ugashyira hari ibintu byose nyine
noneho ukabona ukaba ufite n'iseta wakoreraho. ibyo ni byo bikoresho. utekereza ko amafaranga yakora bizinesi wenda wumva wakora ari nkangahe? Bitewe n'uko umuntu abona ibintu by'iki gihe byahenze byanazamutse mu biciro, hari ukuntu ubara nk'ikintu wakora, noneho rero ukabona ibintu biri guhenda cyane, ariko numva wenda mfite nka 1,000,000 natangirira ku tuntu dukeya nkagenda nzamuka buhoro buhoro. ubwo nuvuga ngo wowe bizinesi yawe iri kuri level ya 1,000,000. Nakora ibintu byoroheje nyine ngenda nzamuka buhoro buhoro. none se ni igiki wenda utekereza kuba wowe cyangwa se muri icyo gishoro upanga, ni igiki wowe ufite cyangwa se niye ntangiriro ufite wumva wowe waheraho mbere y'uko utekereza kuba wabona inkunga? Umva, intangiriro nakubwira mwaka kanya ndi kumva ntayo ndi gufatisha, ariko hari akantu nari mfite mu cyaro, ndamutse ngiriye nk'amahirwe nkabona nk'umuntu nyine ukagura, nari nabiganiriyeho n'abana ko twagatanga, noneho rero nkatangira kubona igishoro cyo kuba ntangiye ndi gucuruza. ukumva nyine watanga ku kantu kugira ngo wowe watangira gukora bizinesi. nyine ndagira ngo ngewe umbwire nka bizinesi wavuze ngo kuba wacuruza imbuto, kuba wagira gute, ariko in deep ntabwo urimo bijyamo uvuge ngo nkeneye aho kuba nashyira imbuto, nkeneye transport yo kuba nazi ko, ntabwo uri kuvuga nyine umushinga wawe nyirizina kugira ngo n'abadukurikiranye wewe ndabumve ushobora gusanga hari support umuntu yatanga. nyine ndagira ngo uvuge nyine umushinga nyirizina umeze ute. Umushinga wanjye nakubwiye ko ari ubucuruzi, nkaba nkeneye ahantu nakorera, ubwo ni nk'inzu nakoreramo, nkaba nkeneye n'ibyo nakoresha nyine nko kujya kurangura ibintu bikangeraho nkajya mbicuruza ndaho ngaho nta kibazo. Okay, reka we ubwo ikigendanye na business mbe nyivuyeho kuko wenda abadukurikiye nabo barabyumva. Iyo ugiye gupanga business ufite action plan, ukagira nzakora ibi, ariko urumva nyine biri mu byo utekereza kuba wazakora. Yego, ntabwo ubu ngubu urabigira muri gahunda zawe, ariko buri genda bitekereza, buri gihe urabitekereza. ese wenda watubwiye ko uri umubyeyi, kandi nabyo koko biranagaragara n'abantu bakunze ikiganiro cyawe. ndagira ngo nkubaze, ni ikihe kintu cyangwa se ni jambo waba warakoreye umwe mu bana bawe ukabona arababaye ku buryo wicujije impamvu mu bw'icyo kintu? oya, aho ngaho winjyana kure, kubera yuko nta kintu ndakorera umwana uwo ari we wese kugira ngo ababare ku buryo mbyicuza. iyi ikintu cyose nkora kugira ngo nkora ikishoboka cyose kugira ngo abana banjye bishime. Yego, ni icyo ngicyo nashakaga rero. ni igiki ukorera abana bawe bakunda iki kugira ngo bishime, ahandi ubona ko bishimye? Mu bushobozi mba mfite, abana banjye ikintu bakunda cyane cyane bakunda kwiga. Mu bushobozi mba mfite, kubajyana ku ishuri, ukariha ishuri hakiri kare bakajya ku ishuri. ubundi mu bushobozi mba mfite tukabona uburyo ahantu ho kuba, noneho rero tukabona n'ibyo kurya. urumva ibyo bintu byose iyo byagenze neza abana barishima cyane, baratekana. ni ikihe kintu umwana ajya gusaba ku buryo wakibura ukumva urahangayitse nawe ubwawe ukumva gusinzira ntabwo wabona ibitotsi? Hari ukuntu umwana gusaba ikintu kandi ukareba ukabona nta hantu wagikura, ukavuga utese mana mbigenze ne. byo bijya bimbaho mu buzima. nkanavuga ati ubu ari igihe nigeze gutsindisha umwana, atsinda kujya kwiga kaminuza, ku buryo byambabaje. ndavuga nti mana ubikoreye iki kugira ngo uyu mwana atsinde? ubikoreye iki? ndarira. ngiye kuganyira umuntu arambwira tugize amahirwe, umwana wawe aratsinze none uje kuntetaho. ariko nararize, ariko kubera Imana yankoreye ubushobozi, uwo mwana yarize rwose nta kibazo. umwana yarize arasoza. ni iki gushimisha kubona yarize arasoza? ikintu kinshimisha kubona yarize agasoza. ubu ngubu afite umugabo n'abana 2. ntago naburara muri ubu buzima hari ikintu afite. ubwo iyo agize ikintu afite
agira icyo atumarira, kandi ikindi kintu namushimira afasha barumuna be cyane, atitaye ngo afite urwe rugo. atitaye yego. Wavuze ko wifuza gukina filime nyarwanda kandi uzikunda, nibyo? Cyane. Urazikunda cyane? Ndazikunda cyane. Ni iki cyaguteye igitekerezo cyo kuba wumva wakina filime nyarwanda? Njyewe ubu ngubu ko mbanga nkunda kureba filime buriya ibamo inyigisho, kandi hari igihe inyigisho ikwigisha nk'ubuzima umuntu agenda anyuramo cyangwa ibintu umuntu agenda abona. Nkunda filime cyane rero kubera ko zirigisha. Ni ayahe mafilime nyarwanda wigeze ureba akagushimisha cyangwa akaguhindurira imitekerereze? Amafilime nkunda kureba si uko ari menshi, cyane cyane nkunda kureba Inzira y'Umusaraba, nkunda kureba ino filime Intambara y'Ubuzima. Nyine ni izihe nyigisho aguha ziguha izo filime ku buryo ziguhindurira imitekerereze? Hari ukuntu filime iba irimo ibintu, noneho rero ukabona umuntu ari gukina ibyo ari gukina, ariko ntabwo ari ko aba ari, hari umuntu ukina ari umugome cyane pe, ariko noneho mu buzima busanzwe akaba nta bugome agira. Ariko noneho hari umuntu ukina filime n'ubundi iri kujyana ku buzima bwe cyangwa ku buzima arimo. Iyi ngereho nkumva ko harimo inyigisho zigomba kwigisha abantu bagiye batandukanye. None ni iyihe filime waba wararebye nyine ukumva ihuye n'ubuzima bwawe ku buryo filime nubwo waba umeze nabi uhita uyibuka ugahita wumva urahumurijwe mu mutima wawe? Nkunda kureba filime cyane yitwa Inzira y'Umusaraba, kandi nkunda gukurikirana umwana w'umukobwa witwa Iribagiza. Bimeze bite nyine ubuzima abamo ni ubuhe? Budusobanure, akina bimeze bite, yakwigishije iki? Uwo mwana w'umukobwa yakuze atazi ababyeyi be, akura n'ubundi abantu bamureraga ari bo bishe ababyeyi be ariko atabizi. Noneho akura abita mama na papa kandi barisha ababyeyi be. Ubwo baragomeza baramurera, ariko umubyeyi w'umugore atamukunda cyane. Yakomeje kubaho mu buzima bubi, biza kugeraho none hakundwa n'umusore witwa Cyusa. Wabaga hanze nyine umva ko bari barareranywe kera, ariko biza kugeraho n'ubundi agaruka kumushaka, ati reka njye gushaka wa mwana twakundanye. Byarangiye rero n'ubundi kubera ko aho ngaho hatari iwabo, ntago bamuhaye amahirwe yo kugira ngo akundwe n'uwo musore, ahubwo bamuhaye undi mukobwa wo mu rugo rwabo baba ari we bita Iribagiza. Yagiye ahura n'ubuzima rero bubi butandukanye, ubwo ni intambara yagiye anyuramo ku buryo bagiye bamufungirana ahantu mu byumba ngo adasohoka ngo akamubona, ahura n'ubuzima bubi, ariko na n'iyi saha ntago birarangira, biracyakomeje. Isomo byaguhaye ni irihe mu buzima bwawe wowe wanyuzemo? Isomo byampaye ni uko nabonye uwo mwana nyine nubwo ababyeyi bamufataga nabi, ko iki gihe ntabwo umwana wese wakagombye kumufata neza nk'umwana wawe, kuko ntabwo uzi ejo hazaza uko bizaba bimeze. Yaje kugirirwa amahirwe rero aza kubona nyina n'ubundi, ariko n'ubundi ari kumufasha kurwana iyo ntambara, kubera ko naho hantu babaga, izo nzu babagamo n'imitungo yari iwabo w'uwo Iribagiza. Ubwo rero n'ubundi abo bantu bari kujya bicuza. Niyo mpamvu rero ngewe nkunda kureba iyo filime kugira ngo hari ibintu igenda inyigishamo byinshi. Aho ngaho nahita nibaza, se ufite impano cyangwa ubunararibonye bwo gukina, cyangwa waba ushaka kubyiga uhereye ubu? Ushaka kwiga gukina filime cyangwa ufite impano yo kuba wabikina? Ntago mfite iyo mpano, ariko numva rwose nakina filime, ndabikunda cyane. Yego. Ni iyihe role wumva wakina, wenda nk'umubyeyi, umuyobozi, umuturanyi, umwarimu, wumva nyine wakina iyihe role neza ku buryo yatanga message wumva ushaka gutanga? Nakina filime ye w'umubyeyi nyine ukuze, wagira abantu inama, cyangwa nka mama w'abana, ariko simbe mukase mubi, wenda nkaba mama w'abana bagira inama y'inzira bagomba kunyuramo. Kuki wumva se utakina uri mukase? Ntago nakina ndi mukase, ko mbona ba mukase bakina ibintu biba bitari byiza. Ngira ngo ahubwo wagakwiye kuba ufite impinduramatwara uvuga ati nkeneye ko abantu bamenyereye ko abantu bakina ari mukase, nakina ndiwe ariko byibuze nkatanga urugero rwiza.
ariko ubundi ntago ba mukasi b'abantu bose ariko baba bameze. Baba bagiye bafite imitima itandukanye. Hari umuntu uba mukase w'umuntu akamubera mama we, ugasanga biramushimishije akaba atakeka ko ari mukasi. Yego. Ese wenda nk'ubu ngubu tuvugana ari uwaguha filime cyangwa se umuteguzi wa filime akavuga ngo ngwino ukinemo, cyangwa se n'uwavuga ati ngwino ngiye nkwishyurire wige kuba wakina filime, wahitamo iki muri ibyo bintu uko ari bibiri? Nahitamo umuntu unyishyurira nkiga nkaba nyine ansiye nyine. Ese haba hari abandi bakinnyi ba filime cyangwa se wenda abandi bategura amafilime baba bagutera ishyaka ryo kuba wabasangamo ugafatanya nabo? Abakinnyi bakina amafilime harimo witwa Suwara, akunda gukina filime, ari umwana mwiza cyane. Harimo abakinnyi ari abakinnyi ba Intare y'Ingore, bamwita Nyirantambara mu nzira y'umusaraba, Fabiola. Bariya ndabakunda cyane, nkunda kubareba. Ukunda kubareba? Muri abo bantu wenda reka duhere nko kuri Fabiola, ni ibihe akina ku buryo ubireba ukavuga ati wow, uyu muntu hari umusanzu arimo atanga, nanjye nagakwiye kuba ntanga? Hari filime akina ari umuntu usenga cyane, afite abana babiri, umugabo yaramutaye. Aho hantu hamufasha cyane kuko yanambye kuri abo bana, Imana iza kumuhindurira n'amateka. Ariko none akina n'andi mafilime mu bintu bitandukanye. Naho Suwara akunda gukina filime y'intambara y'ubuzima. Intambara y'ubuzima nyine tubwire nyine ibintu akina wumva atangamo umusanzu ku buryo wamujoyininga nawe mugafatanya gutanga uwo musanzu. Suwara akina iriya filime y'intambara y'ubuzima, niyo yonyine umuzima. Ariko n'iyi filime nibwo ukuntu bayita, nayo nabonye ayikinamo. Ni ubuhe butumwa wumva filime nyarwanda zakomeza gushyira imbere kugira ngo zifashe sosiyete? Ubutumwa numva filime nyarwanda umuntu yashishikariza ni ugushishikariza abantu gushyira hamwe, noneho tukubaka amahoro, tugafatanya, ariko ntidusenye u Rwanda rwacu, ahubwo tukarwubaka. Ni iki wifuza kongeramo cyangwa guhinduramo muri filime nyarwanda ubona nyine wenda wowe impamvu mbikorejeho cyane ni uko ubushize wambwiye kuzikunda cyane kandi ugomba kuzijyamo? Gerageza kubaza abantu bazikora, barambwira ati uwo muntu uzatubarize ni iki nyine yumva aje ashaka guhindura, ni iki yazikundiye. Nyine abenshi bazijyamo kubera bakurikiranyemo amafaranga, cyangwa se nako niba ari business uvuga ati bari abantu bazikina baba barakize, baba bafite amafaranga, nayo nyine ayo mafaranga kumva. Nzakubaze ni iki nyine wumva wowe ubwawe wahindura ukurikije ibyo ubona bakina? Yewe ntago nifuje gukina filime kubera abantu bazikina babona amafaranga, oya, ahubwo nifuje kuyikina kugira ngo mbe inyigisho, ntange nk'inyigisho abantu bazajya bambona, bazajya banyibukiraho nyine, atari inyigisho mbi, ari inyigisho nziza. Nyine wowe impinduka wumva wazanamo n'izihe ukurikije bari ababyeyi umungana bakina ibyo bakina urabizi, ukurikije nyine uko bakina, ni wowe n'izihe mpinduka wumva wazana? Hari nakubwiye ko ibyo bakina uko babikina ntabwo ariko baba bari, hari abakina ari abagome ariko mu buzima busanzwe atari abagome. Impinduka uzazana wowe uzakina ibi bisa nk'ukuri? Ntabwo nayikunda. Nyine ndakubajije wowe impinduka wumva uzazana cyangwa se umwihariko uzazana utabariye ni wowe? Yewe umwihariko nazana muri filime, nabagira inama yo kubaka u Rwanda, no kwiteza imbere. Wabagira inama yo kubaka u Rwanda no kwiteza imbere. Ni iyihe nama wagira abakora filime nyarwanda kugira ngo zibagirire akamaro mu muryango wenda babarizwamo,
mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bwo kuba bateza sosiyete nyarwanda imbere? inama nabagira abantu bakina filime ni uko bajya badushakira amafilime atujyana mu iterambere, ubundi noneho tugashaka uburyo twubaka u Rwanda rwacu. ni ibyo ngibyo. Urumva ibindi nzabivuga ubutaha. Ego rero wenda ndimo ngana ku musozo, hari ibibazo bibiri cyangwa bitatu nifuza kukubaza kugira ngo tugane ku musozo. Ikibazo cya mbere kiragira giti: uwaguha ubuzima bwishimye ariko budafite amafaranga, n'uwaguha ubuzima butishimye ariko bufite amafaranga, wahitamo ubuhe buzima? Uwampa ubuzima bwishimye budafite amafaranga, Yego. n'ubuzima Butishimye ariko bw'ibibazo. bufite amafaranga. Yego. nahitamo ubuzima bwishimye budafite amafaranga, nta kibazo. abantu bari hano hanze badafite amafaranga ubu barishimye ntago bishimye, ariko nyine se kubera icyo ari noneho byo wahitamo. kuba ufite amafaranga none se uri kurira ufite ibibazo by'urumva biba bikumariye iki? None se Yego. njya numva hano hanze bavuga ngo amafaranga akemura ibintu byose, kuko udatekereza ko ibyo bibazo byose amafaranga waba ufite yabikemura? ariko hari amafaranga, hari igihe uba ufite ikibazo amafaranga atakemura, ariko Imana yonyine yo mu ijuru ikagikemura udashyizemo amafaranga. Ariko nanone byongeye amafaranga nanone niyo ya mbere. Amafaranga namwe murayakunda se? Natwe turayakunda pe. Narinzi ko amafaranga akundwa n'abakobwa. N'abantu bakuze barayakunda. None se udafite amafaranga watambuka mu nzira gute? Reka reka. Ese hari ubuzima, wenda hari ubuzima wowe urimo wifuza kujyamo bw'ubusitari? Kuko abantu bakina filime ni abasitari buriya. Ubuzima bw'ubusitari wumva wabushobora? Ubuzima bw'ubusitari ubwo nabyigaho. Wabyigaho gute se? Kandi nibwo buzima wifuza? Uko naba umusitari. Nyine iyo ubarebye ubona babayeho bate? Mbona babayeho nk'abasitari nyine, babayeho neza. Gute nyine? Hari umusitari wenda mwaba mwarigeze kubana cyangwa mwaba mwarigeze kuganira? Ntabwo ukunda kuganira. Kuko bizwi ko umusitari nubwo yaba afite amafaranga, yaba atayafite ahora ameze neza. Yaba afite ibibazo yaba atabifite, niyo umurebye ntubimenye. Nyine wenda hari uwo mwaba mwarabanye ngo ubirebe ko ari ubwo buzima arimo? Ntabwo twaba twarabanye, usibye ko hari igihe umuntu abona, nyine hari igihe umuntu aba yiyakiye. Ni ukwiyakira. Uriya muntu aba yariyakiriye. Eba nawe ukeneye inzira yo kwiyakira, kujya mu murongo wo kwiyakira. Reka tugushimire, wakoze kubana natwe, kandi n'undi munsi ubushize twakubwiye ko tuzabikurikirana mpaka tukugereje muri filime. Ndagira ngo episode izakurikira tuzaganire nawe utubwira ko watangiye gukina, utubwire imbogamizi wahuriyemo, se ibyo umusanzu wifuza gutanga warawutanze, byose tuzagende tubinyuranyuranamo hano kuri Great TV Show. Dushimira n'abantu badukurikirana umunsi ku munsi, inkunga yanyu yo kutureba. Mujye mukora share, mukore subscribe, mukore comment ndetse na like. Iyo ukoze like ugaragaza ko ibintu dukora ubikunda. Biragoye cyangwa se biragatsindwa gukora ibintu abantu ntibakwereke kubikunda, ariko iyo mutweretse ko mudukurikirana kandi mudukunda biduha imbaraga zo gukora cyane. Reka dushimire uyu mubyeyi wakoze kubana natwe, kandi n'ubutaha tuzagutumira uzatwitaba. Turakoze cyane. Sawa.